Mwiriwe neza nshuti mukurikiranye ikiganiro ubuzima bufite intego. Nagira ngo mbashimire kuko mukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana muri iki kiganiro ubuzima bufite intego. Ndaje nanone uko mubimenyereye Pastor Mulisa John kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiriye ku ijambo ry'Imana nk'uko twaribonye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, aho twabonye kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wamara kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe ukaryoherwa n'ubuzima. Kuryoherwa n'ubuzima twabibonye yuko kugira ngo uryoherwe n'ubuzima ari uko ugomba kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Biragoye cyane nk'uko twabivuze nanone mu kiganiro cy'ubushize kugira ngo ubashe kuryoherwa n'ubuzima utazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Muvandimwe rero ukurikiranye ikiganiro ubuzima bufite intego, nagira ngo uyu munsi wa none dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani igice cya 16 turasoma ku murongo wa 3. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Dusubiremo, imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Dusome nanone ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani igice ni cya 3 turasoma ku murongo waho wa 5. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Bavandimwe, ubushize tuganira ku buzima, ni gute ushobora kuryoherwa n'ubuzima, ni gute ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nabasezeranyije ko muri iki kiganiro tuzaganira ni gute ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ibibazo byinshi wibazaga, ni gute ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Abantu benshi cyane bagenda mu buzima, bagenda muri ubu buzima busanzwe, bagenda mu muhanda, bagenda mu nsengero, bagenda ku kazi, biga amashuri, bavuka mu miryango cyangwa se bakaba bari mu miryango, bakaba bari mu birori, bakagenda ahantu hose abantu baba bibaza, ese ni gute ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Uyu munsi rero naje kugira ngo subize icyo kibazo abantu benshi cyane bibaza. Abantu benshi cyane bagiye bambaza, Pastor John, ni gute njyewe ndasenga nkunda Imana, ariko ni gute nshobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye? Nagira ngo usubize muri aya magambo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ahangaha mu migani igice cya 3 umurongo wa 7 haravuze ngo, umurongo wa 5 mumbabarire, haravuga ngo igice cya 3 umurongo wa 5 haravuze ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, we kwishingikiriza ku byo uzi, we kwishingikiriza kuri experience yawe, we kwishingikiriza ku ibyo waciyemo. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Icyo ni cyambere. Kugira ngo ubashe kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ugomba kubanza kwiringira, kwizera Imana n'umutima wawe wose. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo igice cya 6 cya 11 umurongo wa 6 haravuga ngo umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana.
ni ukuvuga ngo nutizera Imana n'umutima wawe biragoye cyane kugira ngo uzabashe kunezeza Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Kugira ngo ubashe kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ni gute ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Bigusaba kutishingikiriza ku buhanga bwawe, ntiwizere ubuhanga bwawe, ahubwo ukizera Imana. Wizeye Imana, noneho ukareka Imana ikaba ariyo ivuga mu buzima bwawe, ikaba ariyo iguhereza icyerekezo. Turaza kubisubiraho mu gice cya 16 nk'uko twahasomye. Kugira ngo ubashe kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, biragusaba kugira ngo ubashe wizere Imana n'umutima wawe wose. Uwizere Imana n'umutima wawe wose, uvanemo ibindi byose, uvanemo ibyo abantu bakubwiye, uvanemo ibyo abantu bakubwira, n'ibyo usoma, n'ibyo ubona, n'ibyo waciyemo, n'ibyo wizeraga, na amateka yawe, ibyo amateka yawe akubwira, ibyo wabonye mu bandi bantu. Ibyo ngibyo byose ubanze ubikureho, ubanze utazure, tazura, ubanze ubikureho. Ibyo ngibyo byose ubanze ubikureho, wizere Imana gusa, wizere Imana gusa, uyizere mu mutima wawe n'umutima wawe wose, wizere Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kugira ngo ubashe kumenya umugambi w'Imana, ugomba kuva kutishingikiriza ubuhanga bwawe. Nukoresha ubuhanga bwawe kugira ngo ubashe kumenya umugambi w'Imana, bizagusiga, kubera ko uzashyiramo siyanse, ushyiremo fizike, ushyiremo imibare, ushyiremo psychology, ushyiremo ibintu shimi, ushyiremo imibare, ushyiremo logique. Nushyiramo logique, ntabwo logique ushobora kumenya umugambi w'Imana. Biragusaba kugira ngo wizere Imana. So ubuhanga bwawe wikwishingikiriza ku buhanga, wikwishingikiriza ku buhanga bwawe, kugira ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, mu mikorere yawe, mu migendere yawe, mu mikorere yawe, mu mivugire yawe, mu mitekerereze yawe. Uhore wemera Imana, nibwo ushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Iyo umaze kwizera Imana, niwishingikirije ku buhanga bwawe n'imitekerereze yawe, ukizera Imana, niwishingikirije ku mibare, fizike n'ibindi byose, logique n'ibindi byose ushyiramo, ukizera Imana, imigambi yawe yose ukayiha Imana. Icyo Imana ikora ni uko ifata wa mugambi w'Imana ku buzima bwawe ikakuyobora. Ifata ubuzima bwawe noneho ikabuyobora muri wa mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wamaze gukuraho fizike, umaze gukuraho imigendere yawe n'imitekerereze yawe n'ubwenge bwawe, utishingikirije kuri bya bindi nakubwiye yuko utagomba kwishingikirizaho, ariko ukizera Imana, ukizera n'uwishingikiriza no kuri ibyo ngibyo. Noneho Imana ifata ibitekerezo byawe, igafata n'imigendere yawe n'ubuzima bwawe, ikabuyobora mu mugambi wayo. Aho ngaho niho twasomye muri iki gice cya 16, ijambo ry'Imana rikatavuga, umwanditsi w'igitabo cy'imigani akakubwira ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo imirimo yawe uyiharire Uwiteka, bivuze iki? Bivuze ngo ibyo ukora byose urebe niba uko ubikora, uko ugiye kubikora, ibyo ukora byose, ibyo ugendamo byose, ibyo ukora byose, urebe ese iyi mirimo yanjye ngiye gukora nshobora kuyizana imbere y'Imana? Ese ni imirimo nshobora gushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ibinyoboremo? Nusanga Imana idashobora kubyivangamo,
niba ibyo ukora Imana idashobora kubyivangamo ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Nawe urabibona, niba ibyo ukora, niba ibyo ugiye gukora, niba ibyo uvuga, niba ibyo wagendagamo udashobora kubishyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ibikuyoboremo, nibitandukanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niba ibyo ukora nawe ubwawe biguteye isoni yuko wabizana imbere y'Imana, ibyo bintu ntabwo biri mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko niba ibyo ukora ushobora kubizana imbere y'Imana bitaguteye isoni kugira ngo ubizane imbere y'Imana, ibyo bintu Imana biri mu mugambi w'Imana. Rero Imana ikavuga ngo imirimo yawe yose, imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Imirimo yawe uyigejeje imbere y'Imana, imirimo yawe uyihaye Imana, niba udashobora gutinya kuyigeza imbere y'Imana, Imana ishobora kuyibamo, Imana ikayiyobora, uzaba umenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana izakora, Imana izakuyobora, Imana izakunezeza, Imana izakuzamura, Imana izagukura ku cyavu ikurikiranye n'ibikomangoma. Imana izakunezeza mu buzima bwawe bwose. Uzagira umunezero mu buzima bwawe uhoraho, uzagira umunezero uhoraho, ndetse naho waca mu bikugerageza, mu bigerageza wa mugambi w'Imana ku buzima bwawe, uzavuga amagambo nk'aya Dawudi yavuze muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4, avuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kubera ko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ese urashaka kuvuga amagambo nk'aya Dawudi ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kubera bizi neza yuko imigambi yawe n'imigenzereze yawe Uwiteka irimo? Reka ngusenge. Niba ubihisemo ndajya mu musengere. Mwami Yesu, ndasengera umuntu wese wumvise rino jambo akumva yuko imigambi ye yose n'ibyo akora byose agomba kubiharira Uwiteka. Ndagusabye mu izina rya Yesu kugira ngo umugirire neza, umugirire neza mu migendere ye, mu mirimo ye yose, mu byo atekereza byose, mu byo akora byose, umuhe umugisha wawe none n'iteka ryose. Izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nugaruka kujyana itorero uzasanga yambaye ibishura byera bikwiriye abihanye. Icubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe none n'iteka. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icubahiro mu buzima bwawe none n'iteka ryose. Icubahiro kibi cy'Imana. Ikiganiro ubuzima bufite intego nakagaruka ahangaha kuri Eden TV ndetse no kuri Eden Voice Radio. Imana ibaho umugisha, naho icyumweru gitaha. Shalom.